hari ubwo amasiganwa y'amagare aba yihuta cyane, abakinnyi bakarwana no kugera ku ntsinzi, ariko ibintu byose bigahinduka mu kanya gato nk'ako guhumbya. Ubwo imbwa iturutse mu muhanda cyangwa se ihene igacengera mu nzira, yewe haba umusambi waba uguye hagati mu magare. Ibi byose byigeze guhagarika amasiganwa akomeye cyane, ndetse bamwe bagatsindwa nyine bakabasiga. Njyewe nyemerera ngo utembereze mu nyamaswa 5 zitangaje zahagaritse amasiganwa y'amagare nk'aya ngaya nyine ari kubera mu Rwanda. Uraza gutungurwa nitugera ku mwanya wa 5. Ibihe byiza mwe mukomeje kurikira nyine Wakanda official. Reka nanone mbahereze ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi, ariko reka tubanze duhereze n'abakunzi bacu bari muri diaspora. By the way, abakunzi bacu bari muri diaspora reka tubahereze ikaze rero mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe inyamaswa 5 zakomeje gutungura benshi cyangwa se zigatangaza benshi ubwo amasiganwa y'amagare yari arimo, ndetse zikababuza kugera ku ntsinzi, ndetse bamwe zikabakoresha n'impanuka, haba abakomeretse cyane, ariko nubwo nyine kuriya mubabona bagenda baba bafite ubuvuzi bw'ibanze hafi aho, ziriya modoka zose baziri inyuma bahita kubaha ubuvuzi bw'ibanze. Hano rero nk'uko mubibona ku mwanya wa mbere dufite umusambi. Ni inyamaswa imeze nk'inyoni nini cyane, sinzi ariko niba bayita umusambi, ariko muraza kutubwira muri comment. Wenda murabona ko hano yaturutse inyuma yirukanka cyane, yirukanka cyane ku batwaye amagare, kugira ngo ibitambike nk'uko muri kubibona. Bamwe batangiye kuri kandagira, ariko nayo ni inyamaswa izi kwiruka cyane kuko ifite n'uburebure budasanzwe. Murabona ko iri gusatira uriya uri imbere kubona ko iri kumusatira, ariko akagerageza kwiruka. Bivugwa ko rero iri kugenda hafi byibuze ku kilometero cya 70 ku isaha. Urumva rero 70 ku isaha ni umuvuduko utoroshye cyane kabisa, kandi urumva n'igare riba ryakandagiye mu gihe igare ryo yiri kugenda ku muvuduko wa kilometero 50, ariko igakomeza kwirukanka cyane yisatira. Nk'uko mubibona rero iri kwirukanka cyane, ariko nyamara yakomeje kumwirukaho, birangira umunyegara yisize, nubwo inyuma hari n'undobore wasigaye. Ariko izi nyamaswa ukuntu ziba ziteye zo, no kuvuga iyo zafashe icyemezo zo kwiruka ku muntu umwe, aba ari uwo nguwo. Sinzi niba mwarigeze kujya nk'ahantu wenda boroye nk'imbata cyangwa se izindi nyamaswa zimeze nk'izi, iyo zashatse umuntu umwe nyine niwe zifokasingaho nta wundi. Urabona ko wa wundi rero wa mbere yaje kuzicika, bikarangira rero azicitse. Hano kuri video rero baratwereka imbwa nayo ya crashinze se, cyangwa yatumye umunyegara agwa. Murabibona imbwa yaratarutse umuhanda kwa kundi umunyonzi arimo cyangwa se abatwaye amagare barimo batambuka. Murabona ko imugwishije hasi rwose mu buryo buteye ubwoba. Murabona ko badafite burabwirinzi bw'amamaske, bahakomerekera cyane. Imbwa rero nayo ni ikintu rero gikunze kwitambika bamwe mu banyegare cyangwa se abatwaye amagare baba bari mu marushanwa nyine, bikaba byababera imbogamizi se, cyangwa se bikaba byatuma babasiga cyangwa se abandi babacaho bakabasha kubasiga. Ku mwanya wa 3 rero tuhasanga ihene nazo buriya ni kimwe mu nyamaswa zigeze gutungurana cyane mu marushanwa y'amagare, aho zagiye zitambika mu nzira se, cyangwa kwa kundi ziba ziri gutaruka, zaba zivuye kurisha se, cyangwa n'ahandi hose ziri ku gasozi, zarangiza zigataruka n'amagare arimo agenda, zikaba zatuma habaho impanuka. Nk'uko mubibona rero izi ni intama zirimo zitaruka, ariko zira ihene yo bwa mbere mwayibonye, sinzi niba muri kuyibona neza, yatarutse rwose, ituma abanyegare nyine bahura n'ibibazo cyangwa se bagwa. Nk'uko mubibona yatarutse igonga kuri umwe, nubwo yahise agira stability ntiyabasha kugwa. Nanone kandi tukongera tukabona ifarasi cyangwa se horse. Ifarasi rero animwe nayo muzateye impanuka zigiye zikomeye hano ku isi nzima dutuye mu marushanwa rero yagiye aba Yigare. Nk'uko muri kubibona, ifarasi iritambitse rwose, nubwo iyise kibura stability bari yigwa, ko ari igihe biri kwirukanka cyane, akantu gato kayikoraho ikabasha kuba yagwa. Ifarasi rero ni imwe mu muzateye impanuka nyinshi cyane. Nk'uko muri kubibona rero, ifarasi nayo rero ni imwe ishobora guteza impanuka zigiye zikomakomeye. Ariko hano ngaha tuhafite n'inka buriya nayo iteza impanuka zikomeye cyane mu muhanda. Uretse kuba ari mu magare gusa, inka nayo buri iteza impanuka
zigiye zikomeye hano mu muhanda. Murabona rero mu gihe abanyegare barimo barushanwa rero batambuka, inka ishobora gutambuka ikaba yateza impanuka ikomeye cyane, bikaba byabasha gutungura bamwe benshi bagiye batandukanye. Nk'uko mubibona rero hano kuri video, inka yari itambitse bamwe baragwa, nk'uko muri kubibona. Inka buriya ni ikintu twavuga ko buriya gifite n'indi myizerere benshi bakunze kuvuga ati buriya kwitambika mu muhanda, haba abanyonzi cyangwa se abanyegare barimo batambuka, ngo aba ari ikintu gikomeye cyane. Aba ari ikintu gikomeye cyane. Gusa ababizi muri comment baraza kutubwira wenda icyo kintu icyo ari cyo. Nubwo rero tumaze kurebera hamwe rero zimwe mu nyamaswa zagiye zitungurana cyane zikitambika bamwe mu banyegare babaga bari mu marushanwa. Hano rero mu Rwanda naho icyo twababwira nuko ari kubera amarushanwa, n'amarushanwa y'abanyegare se, amarushanwa yo gutwara igare ku rwego rw'isi. Nyine ni amarushanwa ari kubera hano mu rw'imisozi igihumbi, akaba yaratangiye ku munsi w'ejo ku cyumweru ku itariki 21. Rero akaba yaratangijwe n'umunyarwandakazi Saverina, akaba ari we wakandagiye ku gikandagizo bwa mbere abarimburiye abandi. Nubwo rero ataje kwegukana umudari w'ishimwe, ariko niwe watangije ari rushanwa. Nibyo bintu biri kuvugwa haba ku bitangazamakuru byose byo ku isi hose, biri gukurikirana rero iri rushanwa, haba abanyarwanda muri rusange ndetse n'abakunzi bose b'amagare bahanze amaso mu Rwanda, aho bari gukurikirana rero iki gikorwa gatanu. Kandi icyo rero twababwira ni uko buriya ku munsi w'ejo rero nibwo bamwe mu banyegare nyine bagiye bahatanira imyanya. Wari uri kubona ko ari ibintu bishyushye cyane, ni ibintu byari byitabiriwe by'umwihariko n'abantu benshi cyane bavuye imihanda yose, by'umwihariko cyane abanyarwanda nyine babarizwa hariya mu mujyi wa Kigali, nubwo n'utundi turere benshi bari baje, haba ibitangazamakuru se cyangwa n'abandi banyamahanga bari bahageze. Bari baje rero kureba rino rushanwa uko rigiye rigenda gatanu kandi. Gusa icyo twabibutsa nuko ari rushanwa ribaye ku nshuro ya mbere hano ku mugabane wa Afurika, ndetse rikaba ribereye mu Rwanda. Ndetse mu bayobozi bateguye irushanwa rero bagiye bavuga ati iyo hatakiba His Excellency Paul Kagame, byari gushoboka ko iri rushanwa ritari kubera hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, cyane ko aricyo gihugu nyine nyafurika, igihugu cyo muri Afurika kibashije kuryakira ku nshuro yaryo ya mbere. Ndetse si iri rushanwa gusa, kuko mu Rwanda hashaka gutangizwa n'irindi rushanwa rya Formula 1, ni ziriya modoka za sport cars zisanzwe. Amarushanwa yababera hariya mu gihugu cya South Africa, niho iri rushanwa rya Formula 1 muri Afurika ribera. U Rwanda rero rurashaka kuba igihugu kindi cya kabiri rero gishaka gutangiza iri rushanwa. U Rwanda rero rurakataje ku muvuduko w'iterambere, murumva rero ko ari ikintu cyiza. Dore ko ku munsi w'ejo His Excellency Paul Kagame yari yagiye kureba iri siganwa rero aho ryari rigiye gutangirira hariya nyine, ndetse biritegwa rero ko imihanda yabo irimo itegurwa neza, ndetse bidatinze dushobora kuzaryakira nayo ku nshuro ya mbere, tukaba nk'igihugu cya kabiri muri Afurika cyakiriye irushanwa rya Formula 1. Ku munsi w'ejo rero byari bicika ubwo ariko byatunga abantu ubwo babonaga umuhanzi Narrator ari wenyine wabashije gutaramira hariya nyine kuri Convention Center, aho nyine bari barimo bahagurukira bamwe mu banyegare, cyangwa se aho nyine ibirori byatangiriye. Mu masiganwa niho byahereye. Umuhanzi n'umwe waririmbye, Narrator niwe waririmbye wenyine. Gusa byatumye benshi bakomeza kwibaza ati se ko hari abahanzi benshi hano mu Rwanda bagiye batandukanye, kuki bataje gutaramira bariya abakunzi b'amagare? Ibintu rero byakunze kugarukaho hano ku rubuga ndetse no kuri murandasi zose zigiye zitandukanye. Gusa nanone rero icyo wamenya nuko umudari w'ejo wegukanywe, cyangwa se isiganwa ry'amagare kuri etape ya mbere ryegukanye n'umubirigi Remco Evenepoel, niwe wegukanye iri rushanwa. Rikaba rero ari mu cyiciro cyo kwitwara wenyine ITT, haba mu bagabo nyine. Gusa nyine uyu ayitwaye nyuma yo kunyura kuri kabuhariwe Tadej Podcast, ndetse benshi bari biteze ko ari ushobora kwegukana iri rushanwa, aho yamutunguye rero amukubitira icy'umutwe ahazwi nko kwa Minyoni barimo baterera neza, niho yahise ko amudepansiriza. Ibintu byateye benshi rero urujijo, bavuga ati uyu Remco aba afite umubare mwinshi cyane, cyangwa se ni umuhanga mu gutwara amagare.
dore ko kandi buriya Remiko bibaye ku nshuro ya gatatu yikurikiranye atwara iri rushanwa nyine, dore ko afite n'imyaka 25. Yabashije rero gukoresha iminota 49 ndetse n'amasegonda 6 ku ntera y'ibirometero 40. Siwe gusa rero wabitwaye kuko hari n'umukobwa rero wayegukanye. Mu bakobwa umukobwa yegukanye bamwita Amagare Leusa, niwe wabashije kwegukana rero umudare ushimwe ku munsi w'ejo. Gusa amasiganwa araza gukomeza no ku munsi wa none. Gusa rero turakomeza tuhabere tumwe muri dushya tugenda tuhabera, turakomeza tutubagezeho gatanu ku kandi. Gusa rero icyo nagusaba no gukanda subscribe ndetse ntiwagirwe no gukanda like, fungura inzogera kugira ngo byose byiza rero bibera hano kuri Wakanda official bijye bikugeraho gatanu ku kandi. Nge nita DJ Wakanda Famous, ndabashimiye.